Ndagusuhuje nguha ikaze udahema gukurikirana ibiganiro bya Neki TV show. Iyi ni breaking news. Numva breaking news wumve ko ari breaking news, ari amakuru utaruramenya ku bantu benshi uyu munsi cyangwa se today. Inkuru igezweho cyangwa se ibintu byacitse Vestina na Dorcas. Vestina n'umugabo we Idirisa ndagira nkubwiza ukuri ko batarikiri kumwe. Vestina yamamaye mu itsinda rya Vestina na Dorcas, bakaba batandukanye n'umugabo we Idirisa, bakaba hari bavuga ko hashize igihe kirenze amezi abiri batandukanye, ko batandukanye kera. Ndabizi ko wowe ubimenye aka kanya, n'amakuru twamenye kera twanga kuyatangaza cyangwa se twirinda kugira icyo twayavugaho bitarajya hanze, batezavuga ngo namazimwe cyangwa se ngo ni ibindi bintu, hari ibindi bintu byibyihishe inyuma. Uyu Vestina na Dorcas mu minsi ishize yagiye akora ibitaramo bigiye bitandukanye, ariko Irene Murinda habi cyangwa se manager wiwe ugiye umusapotinga mu muziki, ugenda umufasha mu muziki. Uyu Irene rero ubwo bakoraga ikiganiro nta kwezi kwe kurashashize nk'ibyumweru nka bitatu nimba atari bibiri, yari ari kumwe na Vestina na Dorcas. Abwo Vestina yavuze ati ndakwinginze mwana wa mama, nushaka nzagukubita inkoni nyinshi. Ese waba uzi ikihishe inyuma y'ayo magambo yavuze? Nyuma nimba warakurikiranye ikiganiro neza cyangwa se warumvishije ibyo yatangaje muri icyo kiganiro yakoreye kwa Irene Murinda, abari no manager wabo basapotinga cyangwa se ubafasha mu muziki, yaravuze ati wakishinga abagabo ukazarira urwubonye. Asa nk'uca amarenga, hari ibindi bintu byinshi byibyihishe inyuma, avuga ati umugabo utarangiza wamwishinga. Ubwo abandi bari gusenya ko abagabo babo bakora nk'inkoko cyangwa se ntacyo bishoboreye, Vestina we yamaje gutandukana n'umugabo we amuhoye kutarangiza cyangwa se ngo kumuturubika kuba ibiganiro byagiye bikorwa mwagiye mubyumva cyangwa se ku bindi binyamakuru. Aka kanya rero reka nkubwire uti uyu Vestina yamaje guca amarenga ku rubuga rwe rwa Instagram, kuri stati ya postinze kuri Instagram, aca amarenga yerekana ko yamaje gutandukana n'umugabo, avuga ko atazongera gukumbura umugabo na rimwe. Ibi yabitangaje ubona ko afite agahinda cyangwa se anababaye cyane. Ni inkuru itashimishije benshi ku bakunzi babo bafana itsinda rya Vestina na Dorcas, rivuga ati uru rushako rwo ni bwoko ki? Pastor Claude yagiye abivuga kenshi, avuga ko uru rugo ntarwo arubonamo, nta kintu arubonamo, tumutera amabuye tumwamagarina kure tuvuga ati ibi ni biki Pastor Claude akoze, ashatse gusenyera abana nanone. Aya makuru rero ni amakuru yagiye akoreza benshi cyangwa se yatangaje benshi batari bake, bagiye bavuga ati asebeje umupasiteri wabasezeranyije. Nibwo yongeye gutangaza avuga ati ntago yahisemo nabi, ntago azongera guhitamo nabi cyangwa se kuba yakongera kugira amahitamo mabi mu buzima. Ntago ari we wabishakaga, ni amahitamo mabi yagize, ntago yarenganya Imana. Ubwo Imana yo ifite uko yabitangaje. Reka nkubwire ko Vestina afite undi mugabo muri Canada, aho ari mu bitaramo bapromotinga imiziki yabo na Irene. Reka nkubwire ko amakuru yagiye avugwa ko bishobora kuba ari kumwe n'undi mugabo. Uyu mugabo babanye iminsi 111, indi yose bayimaze batari kumwe. Murabizi ko yesaza mu Rwanda, yese yongera kwigendera mu by'umuziki bye. Aka kanya rero ni inkuru yababaje benshi cyangwa se yagiye ishengura benshi umutima. Aya makuru ndabizi ko utaruyazi, wowe uyabonye bwa mbere banza uyasharinge mugenzi wawe, banza ukore subscribe kugira tujye tubana umunsi kundi no mu bindi biganiro. Pastor Claude yaje kuvuga ko aya ari amahano bakoze, basebeje byibuza by'umwihariko n'umupasiteri wabasezeranyije cyangwa se wabashyingiye. Uyu Pastor Claude yaje kongera kugaruka kuri Vestina avuga ati ibyo bintu narabikubwiye mbere yuko ujya gushakana n'abitangaza ku mbuga nkoranyambaga, nkubwira ko utazabana n'uriya mugabo, ko ngere namaje kubibona nk'umuntu wahawe umwuka wera ndetse nk'umuntu wabaye umupasiteri, kandi nkwibutse ko nakwibukije ko nanakuruta ushaka kumva impanuro zanjye. Uyu mugabo yaje kongera kuguma amwibandaho cyane, yagiye akora ibiganiro byinshi yibanda kuri uyu mugabo, avuga ati aya mahano mukoze, aya mahano ukurikiye imitungo, ariko ndakubwiza ukuri ko utazubaka. Byagiye binavugwa ko Vestina ashobora kuba yarakuyemo inda. Abantu benshi bagiye bibaza ati se iyi nda byaba byaraje kugera ku mugabo we Idirisa?
akaba ari byo byahereye bituma batandukanya. Ariko uyu mwana ndakubwiza ukuri ko abantu benshi bagiye barira cyane agahinda bavuga ati nta mwana ugisoza kwiga ngo ahita ashaka. Hari impanuro abatarahabwa na ba nyogosenge be cyangwa se bakuru be cyangwa abavandimwe be mu miryango cyangwa by'umwihariko ababyeyi be, hari byinshi batabaramuhugura. Ndagira ngo nkubwire ko kuva babana umugabo we Idrissa atigeze ajya iwabo w'umukobwa kubasura cyangwa se kuba yabiyereka. Murabizi iyo hano mu gihugu cyacu ni umuco kuba washakanye n'umugabo, umugabo washatseho akazagera igihe mujyana mwambaye ibitenge mujya kubereka ko mwabanye, ko umukobwa wabo wamushimye. Ibi bintu rero Idrissa ntabwo yigeze abikora. Vestina we yaje kongera kwibasira murumuna we amubwira uti mwana wa mama ndakwinginze igitsina gabo ujye ukirebera kure ukibonemo indi shusho itari nziza. Ndagira ngo nkubwize ukuri ko nta kwezi bitewe n'amagambo bagiye bavuga cyangwa se Vestina yagiye yitangariza ko bari buze kwaka gatanya byemewe n'amategeko. Aka kanya ndagira nkubwize ukuri ko Vestina ashobora kuba ari kumwe n'undi mugabo. Ni amakuru agiye avuga rero ntabwo turayamenya, gusa turaza kongera kuguma gukurikirana andi makuru agiye agezweho hano mu Rwanda. Umukobwa wacu cyangwa se umubyeyi akaba ari n'umumama wacu Scovia Mutesi yaje kugira nawe ikintu abitangazaho avuga ati aya mahano ibi ni ibiki nongeye kubona, ubuse birakwiye ko umugabo n'umusore baza gutandukana nta n'ukwezi bamaranye. Benshi bagiye bavuga ko Vestina ashobora kuba ari bya bindi byabo bya hano mu Rwanda bashaka bagenda bakurikiye imitungo, akavuga ati ubwo twasezeranye ivangamutungo reka tuze gutandukana. Murabizi ko umugabo we ni umunyamabizinesi afite imishinga byinshi mu bihugu bigiye bitandukanye. Vestina we ashobora kuba ari imitungo yaje kwishakira. Mama Urwagasabo Scovia Mutesi yaje gutangaza ko bidakwiye kuba bagabana imitungo bibaye ari nabyo bitewe n'amagambo yagiye avugwa cyangwa se benshi mu bakobwa cyangwa mu gitsina gore bagenda bakora bagashaka n'umuntu batagamije kubaka